أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم آمين. Ikuzo nishimwe na wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakinu ngai Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu bamarayika akanayihundagazaho amahoro n'imigisha yo nabaye mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo garagu ba Allah, dukomeje amasomo yacu al-Arabiyya bayna yadayk, icyarabu imbere yawe, cyangwa se kwiga igitabo al-Arabiyya bayna yadayk, aho turi ku somo rya kabiri muri al-wahdatu thaniya mu gika cya kabiri, ari byo twise al-usratu, cyangwa se ibijyanye n'umuryango. Ubushize twarebeye hamwe igice cya mbere, twiga ibijyanye n'umuryango, turangije twungukamo uko umubyeyi w'umugabo bamwita, umubyeyi w'umugore bamwita, umuvandimwe, mushiki, ndetse tunarebera hamwe uburyo bita nyogokuru ndetse na sogokuru. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe nanone ikiganiro cyigisha nacyo ku bijyanye n'umuryango, twifashishije umuryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ariko mbere yuko tuwinjiramo, nkuko twabibonye, buri uko uvuze umuryango wawe ukenera no kuvuga ibiranga uwo muntu wo mu muryango wawe, nko kuvuga ngo akora ibi n'ibi n'ibi. Niyo mpamvu twateguye imirimo bakora, cyangwa se bo niba ari umwarimu bamwita ngo iki mu cyarabu, niba ari umuganga, niba ari umuki, byiyongera ku byo twagiye tubona. Ba'du al-mihan, imwe mu myuga, cyangwa se tugiye kuvuga amazina y'abakora imwe mu myuga. Icyambere twateguye umwarimu twabonye ko bamwita mudarrisun, urasubira mudarrisun bisobanuye umwarimu. Hanyuma izina rya kabiri ni talibun, ubwo ari umwarimu afite uwo yigisha bamwita umunyeshuri, mu cyarabu bamwita talibun. Hanyuma hakaza muhandisun nkuko twabibonye ni engineer. Hanyuma hakaza najjarun ni umubaji. Hanyuma haddadun ni umucuzi. Hakaza sabbakun ni umuntu ukora mu bijyanye n'amazi, yani ibijyanye no gukora robine, babita sabbakun. Hanyuma hakaza kahrabaiyun ni umuntu ukora mu bijyanye n'amashanyarazi. Hanyuma hakaza bannaun ni umwubatsi. Hakaza muzari'un ni umuhinzi. Hakaza jazzarun ni umubazi, umuntu ukora mu kazi ko kubaga, uwo nguwo bamwita jazzarun. Hanyuma hakaza shurtiyun ni polisi. Hakaza hallaqun ni ukora akazi ko kogosha, uwo nguwo bamwita hallaqun. Hanyuma hakaza tabbahun, ariwe umutetsi, tabbahun. Hakaza khayyatun ni umudozi, tayeri, uwo nguwo bamwita khayyatun. Hanyuma hakaza baqalun ni umuntu ukora muri alimentation. Hari umucuruzi usanzwe mu duka ngo tugiye kumureba, hari n'undi ukora muri alimentation. Bari bakora muri alimentation babita baqalun, cyangwa se rimwe na rimwe muri supermarket. Hanyuma hakaza tajirun ni umucuruzi noneho muri rusange usanzwe. Hanyuma hakaza tabibun ni umuganga. Hakaza mumarridun ni umurwaza, kuvuga ngo hari umuganga, hari n'umunasi cyangwa se umurwaza. Hakaza mekanikiyun, yani ni mekanisiye muri make, mekanisiye muri rusange. Hanyuma hakaza rassamun ni umwatiriste, cyangwa se ukora mu bijyanye no gushushanya. Ibi ngibi byose ni mu gitsina gabo. Hanyuma ushaka kubigira mu gitsina gore, wongeraho ta ifunze. Niba ari mudarrisun, wongeraho ta ukavuga ngo mudarrisatun. Niba ari talibun, wongeraho ta ukavuga ngo talibatun. Niba ari muhandisun, wongeraho ta ukavuga ngo muhandisatun, n'ibindi gutyo gutyo. Hanyuma y'ibyo ngibyo turakomeza isomo ryacu noneho, ari naho hahera isomo rya kabiri. Ariko mbere yuko dukomeza,
ndagira ngo mbabwire ko aya magambo nanone adufasha kwimenyekanisha. Ushobora kuba ukora kamwe muri utu tuzi ushaka kwibwira umuntu icyo ukora, cyangwa se ushaka kuba wamenya igisobanuro cy'ibyo uri gusoma mu gitabo. Ibi byose bigenda bigufasha, ni ngombwa kubifata mu mutwe. Al-hiwaru thani, ikiganiro cya kabiri. Twabonye ikiganiro cya mbere, twavuze mu ncamake ibyo twaboneyemo, hanyuma tugiye gukomeza muri iki kiganiro turebera hamwe ibijyanye n'umuryango w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, binadufasha kumenya kuvuga imiryango yacu. Iki kiganiro kiri hagati y'uwo bita Umar ndetse na Uthman. Umar aravuga ati, hal hadhihi shajara, ese iki ni igiti? Hal twarayibonye ko ivuga ngo ese, hadhihi twabonye yuko ivuga ngo iki ariko cy'igitsina gore, shajaratun ivuga igiti. Ngira ngo murabona ko shajaratun ifite ikimenyetso cy'igitsina gore aricyo iriya ta muri kureba yo kumpera. Hal hadhihi shajaratun, ese iki ni igiti? Uthman aramubwira ati, naam, yego, hadhihi usratu rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Uthman aramusubiza ati, yego, uyu ni umuryango w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Usratu twarabibonye ko usratun bisobanuye umuryango. Umar aravuga ngo sallallahu alayhi wa sallam, nkuko tubizi twategetswe igihe havuzwe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kuyisabira tuvuga tuti sallallahu alayhi wa sallam. Uthman aravuga ati, hadha waliduhu Abdullah, uyu ni umubyeyi we cyangwa se ni se Abdullah. Twabonye ijambo walid. Walid twaribonye mu kiganiro cya mbere, ntago turitindaho, ahubwo icyo tutabonye ni yiha. Ubushize twari turi kwiga ngo hadha walidi, uyu ni papa wanjye, tukongeraho ya. Iya isobanuye ana. Insimburazina z'icyarabu zigabanyijemo ibice bibiri. Hari insimburazina ifata ku ntangiriro cyangwa se idafatana n'amagambo nka ana, anta n'ibindi. Ntago ari ku ntangiriro nako, ubwo icyo ukuri ni insimburazina zidafatana n'amagambo. Ishobora kuza ku mpera cyangwa se ku ntangiriro ariko ntago ifatana n'amagambo. Hakaza izindi nsimburazina zisobanuye nka za zindi ariko zikaba zifatana n'amagambo. Ntago bishoboka ko ngo uyu ni umubyeyi wanjye ngo uvuge ngo hadha walidu ana, oya, ahubwo uvuga ngo hadha walidi. Iyo ya ni insimburazina ijya mu mwanya wa ana igasobanura ngo cyanjye. Hanyuma hadha waliduhu, uyu ni umubyeyi we. Iyi hu iragaruka kuri huwa twabonye. Huwa twabonye ko bisobanuye ngo we. None dushaka kuvuga ngo uyu ni umubyeyi we, turavuga ngo iki? Hadha waliduhu, uyu ni umubyeyi we Abdullah. Umubyeyi n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bamwita Abdullah. Ni na gutyo biri bugende mu somo ryose tugendera muri icyo gisobanuro kugira ngo dufatirane igihe. Umar aravuga ati, wa hadhihi walidatuhu Amina, n'uyu ni nyina cyangwa se ni umubyeyi we w'umugore Amina. Umubyeyi n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam cyangwa se mama we bamwitaga Amina. Iyi hu nanone ngo twabibonye iragaruka kuri nde? Kuri mama we. Uthman arakomeza atubwira ati, wa hadha jadduhu Abdul Muttalib, n'uyu ni sogokuru w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, yitwa Abdul Muttalib. Jaddu twaramubonye nkuko twabivuze. Icyo tukiri kunguka muri kano kanya ni yiha yiyongeraho, nanone tukunguka umuryango w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kugira ngo birusheho kudufasha kumenya kuvuga imiryango yacu, nanone bidufashe kumenya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Umar aravuga ati, wa hadha ammuhu al-Abbas, n'uyu ni se wabo al-Abbas. Bivuga ko avukana nande? Avukana na se Abdallah. Ammu bisobanuye se wabo w'umuntu. Ammu bisobanuye se wabo w'umuntu. Uthman aravuga ati, wa hadha ammuhu Abu Talib, n'uyu nguyu ni se wabo Abu Talib. Abangaba sibo ba se wabo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam gusa, ahubwo bakoze inshamake batubwira bamwe muri bo. Turakomeza. Umar aravuga ati, wa hadhihi ammatuhu Safiya, n'uyu ni mushiki wa se Safiya, yani ni nyirasenge w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam cyangwa se shangazi cyangwa se uko wabyita kose kugira ngo ubisobanukirwe. Uyu ni ammatuhu. Ammatun ni mushiki wa papa wawe, bamwita ammatun. Hanyuma Uthman aravuga ngo, wa hadha ibnuhu al-Qasim, n'uyu ni umuhungu w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam al-Qasim. Ibn twabonye ko ari umwana w'umuntu, yani
umwana wanjye mwita ibni, umwana wanjye, umwana we ibnuhu, gutyo. Uyu ni umwana w'umuhungu bamwita ibn. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari ifite abana 7, bose tugiye kubareba, abahungu 3 n'abakobwa 4. Wa hadha ibnuhu Abdullah, n'uyu nawe ni umwana we bita Abdullah. Wa gatatu wa hadha ibnuhu Ibrahim, n'uyu ni umwana we w'umuhungu Ibrahim. Izi ha zose ziragaruka ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Umar ati wa hadhihi ibnatuhu Fatimatu, n'uyu ni umukobwa w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bita Fatima. Ibnatuhu, ibnatu bisobanuye umwana w'umukobwa. Nanone dushaka twamwita bint, byose biremewe. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayya, n'uyu ni umwana we bamwita Ruqayya. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab, n'uyu ni umwana we w'umukobwa bita Zainab, akaba ari nawe wari mukuru kurusha abandi bana b'abakobwa, niwe mukobwa w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mukuru. Umwana we wa nyuma wa hadhihi ibnatuhu Kulthum. Idhan intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yitwaga Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwene Abdallah ndetse na Amina. Hanyuma Abdallah akabyarwa na Abdul Muttalib, hanyuma akagira abase wabo harimo Abbas, harimo na Abu Talib. Hanyuma nanone akagira mushiki wa se bitaga Safiya, akagira abana 7: Qasim, Abdallah, Ibrahim, Fatima, Ruqayya, Zainab ndetse na Kulthum. Ibyo rero twunguka muri iri somo cyangwa se imfunguzo z'iri somo zidufasha kuvuga, haraza ijambo rya mbere ari ryo shajaratun. Shajaratun ni igiti. Irya kabiri twabonye ni usratun, twanaribonye no mu somo ryabanje, bisobanuye umuryango. Hakaza walidun, bisobanuye umubyeyi w'umugabo. Hakaza walidatun, bisobanuye umubyeyi w'umugore. Hakaza jaddun. Idhan walidun ni papa, walidatun ni mama, jaddun ni sogokuru, ammun ni so wanyu cyangwa se mukuru cyangwa se murumuna wa papa wawe. Hanyuma hakaza ammatun, ariwe mushiki wa papa wawe. Hakaza ibnun, umwana. Hakaza na ibnatun, ariwe umukobwa. Twanabonye nyogokuru ko bamwita jaddatun mu somo ryahise. Ahangaha rero akaba ariho dusoreje isomo ryacu ry'uyu munsi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kubisobanukirwa no kubishyira mu bikorwa, ndetse no kurushaho kubizirikana dusubiramo insha Allah. Hanyuma hari abafite ikibazo ngo ni gute bandika. Hari uburyo bubiri kuri iyi channel bwigisha kwandika. Uburyo bwa mbere ni igitabo twigisha kwandika n'intoki. Uburyo bwa kabiri hariho video yigisha kwandika dukoresheje telefone. Ibyo byose birahari, uwashaka yakwandika twiga Icyarabu akabona ayo masomo yose. Hanyuma nanone ikindi kintu gihari, twize no gusoma igihe twigaga kwandika. Ibyo byose birahari. Nanone ushobora gukurikirana amasomo yigisha gusoma Quran, bigagufasha no kumenya gusoma Icyarabu, ukanunguka kumenya gusoma Quran nk'uko twabivuze. Izo zose rero ni inama zagenda zigufasha. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kumenya ibyo twifuza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.